Yes, tubahaye ikaze. Iyi ni Shami One TV, amakuru arambuye tugiye kubagezaho aka kanya, tunabasaba gukomeza mudukurikira mu biganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel ya Shami One TV, kandi niba ariho ukiza kora subscribe, niba warayikoze kora like kugira ngo n'abandi bakomeze babona video. Reka amakuru yacu rero tuyahere mu myidagaduro. Umuhanzi The Ben cyangwa Tiger B yamaze gushyira hanze amashusho y'indirimbo ye yitwa Ishara, imaze igihe itegerejwe n'abatari bake. Iyi ndirimbo ikomeje guca ibintu kuri social media, cyane cyane kuri TikTok, YouTube ndetse n'izindi mbuga. Umuhanzi The Ben Tiger B simugarukaho cyane kuko ni umuhanzi munini kuri social media niko bakunze kubivuga, cyangwa ukunzwe hano mu Rwanda. Nyarukira kuri YouTube kugira ngo iyi ndirimbo uyumve yose. Indirimbo iryoshye, nge yakomeje kugenda numva imbana iswari n'ubu mu mutwe niyo irimo ingarukamo. Indirimbo Ishara y'umuhanzi The Ben cyangwa Tiger B, nyarukira kuri YouTube uyirebe. Ikindi nuko hari inkuru iri gucaracara ndetse ikomeje kuvugisha benshi. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 23-25 ukomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugenda mu muhanda Biryogo ka Kigali, afite ifoto mu gituza ndetse n'agakapu, yambaye amasogisi y'umukara ndetse agenda arira mu muhanda. Yaje gufungwa afashwe n'irondo, ndetse iryo rondo bamutwaye mu modoka y'isuku n'umutekano. Gusa amakuru arambuye ku bijyanye n'iyo nkuru turakomeza tuyabaha nyuma tumaze kumenya icyateye uyu mukobwa kugenda mu muhanda yambaye uko, afite ifoto mu gatuza ndetse yuzuye inimba cyangwa agenda arira. Nk'uko bigaragara rero hano ku ifoto cyangwa nk'uko bigaragara hano ku mashusho kuri no videos, uyu mukobwa biragaragara yuko ari mu gahinda ndetse anababaye cyane bitewe nuko aya mashusho agenda abitura. Turaza kubimenya byose, gusa uyu mukobwa aje gufatwa n'irondo ndetse bamujyana mu modoka y'isuku n'umutekano mu mujyi wa Kigali. Mu yandi makuru nuko umunyamakuru Irene none kuri 15 z'ukwa munani 2023 yasabye aranakwa ku mugaragaro ubukwe bwabereye i Kigali ku Gisozi. Ubwo n'ubukwe bwa Irene ndetse na Liliane bwabereye ku Gisozi mu Ntare Arena. Ndetse ubu bukwe bwa Irene bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi bitandukanye, harimo nka Rock Kimomo, Chris Easy, Rumaga ndetse n'abandi, ndetse abo bari mu bamwambariye. Ubukwe bwa Irene na Liliane, umugore we byemewe n'amategeko, bwaje kugaragaramo udushya twinshi. Umukinnyi wa filime twese tumaze kumenya Aisha Inkindi, wakunzwe kuvugwa mu rukundo na Irene, yaje guhabwa impano na Irene na Liliane nk'umugore wa Irene noneho byemewe. Nk'uko rero Aisha Inkindi yakomeje kugaragara cyangwa akomeza kuvugwa cyangwa akomeza kuba yakwateninga ibiganiro agaragaza amarangamutima, anavuga ko ababajwe no kuba Irene atarimo amushaka, byakomeje kuvugwa cyane. Hari n'inkuru nigeze gukora ivuga kuri Aisha, kandi nawe yararimo abyivugira ku bijyanye n'uburyo ngo Vestina umukobwa Irene yirereye, ndetse umwe mu bahanzi cyangwa muri groupe nini Vestina na Dorcas mu baramyi bahimbaza Imana cyangwa barimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Aisha Inkindi yavuze yuko Vestina ashingiwe, ariko se Irene nk'umuntu uba managinga cyangwa nk'umuntu ukuze ntukwirirwa avuga ngo barakundana gusa. Aisha Inkindi yari afite agahinda, ariko uyu munsi twongeye kumubona afite ibyishimo kuko yahawe impano na Irene ndetse n'umukunzi we Liliane afite ibyishimo. Binagaragara ko yari yashyizemo agashara n'agakenyero, bigaragara ko yari ari mu mirimo yahaye amaboko Irene. Ni byiza rero twakomeze kugenda tubishima nyuma yuko byakomeje gucaracara yuko Aisha Inkindi ari mu gahinda gakomeye kuko Irene atari we arongoye. Mu yandi makuru rero tukiri aho ngaho, nk'uko mu makuru y'ejo hashize twabikomojeho, ikirunga cya Muhabura gikomeje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro utari muke, aho abaturage barimo gukora shift mu kuzimya uwo muriro ndetse na polisi, nk'uko bikomeza kuvugwa n'ibinyamakuru, nk'uko bikomeza no kugaragara. Ni byinshi rero, ntabwo byoroshye. Uyu muriro umaze igihe mu kirunga cya Muhabura gusa, ariko uretse ubutabazi bw'indege kugira ngo bube bwaza buzimye, ni ukuvuga ngo imodoka zo ntabwo ziri kubasha kuhagera, ariko abaturage bashyizeho umutima, bashyizeho imbaraga ndetse bakomeje
no gufatanya na polisi n'inzego z'umutekano kuzimya uwo muriro. Gusa ariko ntabwo birimo bigenda neza kuko umuriro ntabwo uri kuzima, biri kugenda bifata indi ntera, kandi twibuke yuko iki kirunga cya Muhabura cyangwa iyi pariki isigasiye ibinyabuzima harimo inyamaswa muri bimwe bikurura ba mukerarugendo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru tuyakomereze muri Colombia. Abaturage baho bakomeje kuva mu byabo, abandi bakomeje kuhaburira ubuzima nyuma y'igihe gito habaye umutingito ukomeye ku isi tariki ya 10 z'ukwa munani 2026 nk'uko bigaragara cyangwa nk'uko byagiye bivugwa. Umutingito wateye kino gihugu, ariko nk'uko bigaragara benshi bakomeje kuhaburira ubuzima ndetse n'imitungo. Ibikorwa remezo bikomeje kwangirika ku kigero kiri hejuru. Nyuma y'amasaha make amakuru amaze kujya hanze agaragaza ko aho muri Colombia abarenga 133 bamaze kuhaburira ubuzima, abarenga 700 bo bakomeretse bikomeye, ndetse bakomeje kugenda barwara bitewe na byinshi byagiye bibagwaho ndetse n'impanuka bahuye nazo muri uwo mutingito. Bityo rero 133 twavuze bamaze gupfa, haracyahigwa abandi. Amakuru arambuye ajyanye n'aho imibare igeze update turakomeza tugenda tuyimenya, kuko iyi ni imibare imaze gutangazwa, ariko hari indi mibare mishya iri bugende iza, kuko aba nabo bamaze kubona kandi haracyashakishwa n'abandi. Ikigo cya Colombia gishinzwe iby'imiterere y'ubutaka cyavuze ko kuri ubu ngubu umutingito wabaye muri Colombia ari we mutingito ukomeye mu mitingito yibasiye iki gihugu mu kinyejana cya 21. Ni mwayo makuru rero tuyasoreje hano hanze y'igihugu cyangwa muri Colombia, aho umutingito ukomeje kwangiza byinshi, ukomeje ndetse no kuba wakwica abantu. Ni byinshi rero dukomeza tubaha hano kuri Shami One TV, ni byinshi rero dukomeza kubaha, twisabwa no gukurikira ndetse ukomeza unadukunda ukora like na subscribe niba ari bwo bwa mbere uje, kugira ngo dukomeze tubane no mu makuru gutaha, dukomeze tubaha byinshi kandi tunabagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, turi kumwe yari Shami One TV, njye muri kumwe ni Alexis, dukomeze tubane hano kuri Shami One TV. Ciao ciao.